Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Abakozi ba radiyo nyine basubije muri kumwe n'Musabyimana Gaspard. Turi kwa kane ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 muri 2024 ndabasuhuje kuri mugoroba. Ndagira ngo aruke ku ibaruwa witwa Apotre Mutabazi yandikiye inteko ishinga amategeko. Iyo baruwa akaba yarayanditse ku itariki ya 17 ni ukuvuga ku wa kabiri w'iki cyumweru. Iyo baruwa rero irimo ko ngo asabira igihano cy'urupfu Victoire Ingabire. Apotre Mutabazi ntabwo ari ubwa mbere usanga asa n'ahasubiriye, kuko n'ubundi yigeze kwibasira Ingabire, kandi uko bigenda usanga iteka iyo avuga Victoire Ingabire abivuga iteka ashinga asa naho atera muri ya Perezida Kagame. Ni ukuvuga rero n'ibyo nababwiye ni modus operandi. Hari umuntu hoza mbaza ati mbese bivuga iki? Modus operandi ni nka mode d'emploi mu gifaransa. Ni ukuvuga ko bafite ibintu bashyizeho bisa n'ibyanditse basubiramo iteka, kuko nk'uko ndi bubereke n'ubundi Perezida Kagame amaze kubwira Ingabire ngo nakagore gatoya ngo nta nubwo gashobora kuba perezida n'ibiki, n'ubundi Mutabazi nawe yagiye hata ahubwo iyo mba naramukubise isasu mu mutwe. Nibyo rero byose nshaka kubereka. Reka mbereke iyo baruwa ya Apotre Mutabazi, mbereke n'ubundi ko ari umusubiracyaha, ndetse ndibubereke ko na Mutabazi atari umuntu shyashya wasanga rimwe na rimwe hari ibintu bitagenda mu mitekerereze. Ngaho nimukurikire. Ibaruwa Mutabazi yanditse ni ngiyi, murayibona, ni ibaruwa yo kuri 17 z'uku kwezi. Hanyuma ayandikira honorable Kazarwa Gertrude, perezida w'inteko ishinga amategeko. Murabona aho Mutabazi avuga muri ibaruwa ngo niba umuturanyi yarakatiye Mwangacucu igihano cy'urupfu kuko mu mboni z'ubutabera bwabo yaba akorana n'umutwe wa 23 kandi itarakoze jenoside, Ingabire Victoire uhembera indi jenoside nawe yakanirwa urwa Karamira Frodoir. Si ngombwa ko hakoreshwa ibindi bitari ubutabera, nta mpamvu yo kubebera mu gihe turandura ikibi. Ni ukuvuga rero aravuga ati agomba gukatira ubwo gupfa nk'uko babikatiye Mwangacucu. Mwangacucu muramwibuka n'uriya mugabo wo mu burasirazuba bwa Kongo basanze akorana n'umutwe wa 23 wabaguriraga intwaro. Baramujyanye rero Kinshasa bamuca urubanza bamukatira igihano cyo gupfa. N'undi nawe ni kimwe muzi na Karamira Frodoir ko bamurasiye hariya kuri stade, icyo bita petit stade hariya i Nyamirambo. Bamukuye mu gihugu cya Ethiopia, nawe bamuziza ko yaba yarakoze jenoside. Kandi nk'uko mubibona harimo akagambane kubera ko iriya baruwa ya Mutabazi murabona ko Parlement yahise yakira ayiteraho na kashe ko yayibonye. Ariko urumva nabyo umuntu yabyibaza, ese Parlement iriya nteko ishinga amategeko ibaruwa nk'iyi irimo ibitakaragasi bayifata bate? Ni kakagambane ariko mpora mvuga kaba muri ziriya nzego zose. Urumva baravuze bati Mutabazi yandika ibaruwa uyijyane muri Parlement yakire, nawe uyeho wongere umuharabike. Ese murumva ko hari ibintu by'akagambane k'ibihekane kamwe barafinda aho ravuga. Kabarira ibi ngibi ranabivuze, nigeze kubona kuri murandasi ahantu bavuga Kabarira abwira umunyamakuru nyine ko kuri we rwose nta kibazo ko Victoire Ingabire bamukatira uruhano rwo gupfa. Niyo mpamvu tuvuga ngo Ingabire Victoire nimba ari guhembera ko igaruka yahabwa igihano cy'urupfu. Nababwiye ni iteka usanga modus operandi aba ari imwe, mbese bakurikiza ibintu bimwe. Perezida Kagame mu kwezi kwa 7 yiyamamaza ejo bundi, murabyibuka, niho yavuze ati Victoire Ingabire n'akagore kagufi, ati kandi atajya yibwira ko ashobora kuba perezida. Icyo gihe niho Kabarera nawe yavuze ati ko Victoire Ingabire ubundi koko ati niko ameze, atari ngiye ahubwo ati banaramukubise isasu mu mutwe nkawumanyura. Icyo gihe rero niho bavuka ba Victoire Ingabire banditse bavuga bati Perezida Kagame ibyo bintu wowe na Mutabazi mubage mwifashe. Reka mbereke iyo baruwa bavuka be banditse, murayibuka, ni ngiyi niyo kuri 25 z'ukwezi kwa 7 mu 2024, aho bavuga ko
ari igisubizo baha ibyo perezida wa repubulika yavuze, asa naho yibasira Victoire Ingabire ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa karindwi 2024. Muri iyi baruwa bagaruka kuri Mutabazi nawe kuko icyo gihe yari yakamijije akavuga ko yakubita Victoire isasu mu mutwe. Naha ngaha murabona perezida Kagame yavuze ku itariki ya 15, uriya Apotre Mutabazi nawe abivuga ku itariki ya 16, avuga kuri we rwose we ntabwo yari kwirwa nyuri impande, yari gukubita Ingabire Victoire isasu mu mutwe akawumena. Icyo gihe rero bavuga baravuga bati guverinoma y'u Rwanda n'uriya mugabo abagiye mwifashe Victoire Ingabire agize icyabo. Iyi ni baruwa yo kuri 25 z'ukwa karindwi 2024, aho Kagame na Mutabazi bibasira Ingabire. None ejo bundi naho baravuze bati umuntu ubwo akennye mureke tumurunguruke turebe, ariko mbere yo kumurunguruka bamanje bamuhungeta kuko icyo gihe uriya Ingabire Immaculée na Tom Ndahiro muzi ko ari abantu bari hafi bafite aho bigerera, nibo rero bahagurutse baravuga bati hariyo uriya ngo na Apotre Mutabazi aterana ubyara na perezida avuga ngo amurire imyenda ye, ubwo bubyara baterana abukura he. Icyo gihe baramwiyamye, bamaze kumwiyama nawe avayo n'imizi aravuga ati bari abantu nta bwenge bagira, ati ngewe ubateranyije bombi nta nubwo bageze ku bwenge mfite. Mwumva ko kantu na kajombo ndongera ndakabona. Wenda ikibazo bahuye nacyo nuko bari guhangana n'uwo batanganya ubwonko, kandi nijya mbivuga gutyo ntabwo mbavuze nabi. Ufashe Tom Ndahiro ukamuteranya Ingabire Marie Immaculée byagusaba gukuba undi mubare kugira ngo ubone Mutabazi. Mutabazi rero amaze kwibasira bariya bagabo, ntabwo inzego z'ubutasi zamuretse, zaravuze biti nyamara uriya muntu ko tumubona asa n'uwahungabanye dushatse twamukoresha. Naho rero batangiye kujya bamubwira bati ngaho dushinze Ingabire y'umutuka y'umuharabika, aratangira none ubu arasubiriye kubera ko icyo gihe yavugaga biriya. Nakoze ikiganiro mu isesengura ryimbitse, reka nako nkabumvishe mwumva ukuntu icyo gihe nabivugaga, murasanga ko politike y'abari abantu nimwe kandi ntabwo ihinduka nk'uko nakomeje kubivuga. Nimukurikira aka kantu nari nakoze icyo gihe. Inkuru yakomeje kuvugwa muri iki cyumweru n'urwandiko abavoka abunganira Victoire Ingabire Umuhoza bandikiye perezida Kagame. Bamwandikiye perezida Kagame, ngira ngo nawe bakoreho ikiganiro mwarakibonye. Baramubwiraga bati amagambo wabwiye Ingabire arimo ibintu byo gusebanya, arimo ibintu byo guhutaza, mbese bamubwira ko ari amagambo atarakwiye kuvugwa n'umuperezida, cyane cyane ayabwira umuntu wahanganye muri politike, kuko ni nko kumwibutsa ko guhangana muri politike atari kuba abanzi. Hanyuma rero icyo mbwe cy'ingenzi nuko bavuze bati turabona umutekano wa Ingabire usa naho ushaka guhungabanywa, none we perezida niwe utegeka ibintu byose, ugomba gukora ku buryo Victoire Ingabire hatagira ikimuhungabanya, hanyuma n'uburenganzira bwe bwose bw'ikiremwamuntu bukubahirizwa. Iyo baruwa rero ikimara gusohoka, ubwo yari ikurikiye nyine muzi ko perezida Kagame yamwibasiye ugira kabiri muri biriya kwiyamamaza. Bwa mbere muzi ko yari igicumbi hariya, akavuga ko ari akagore kagufiya ngo katashobora no kuba perezida. Hariya aravuga ati kariya kazarangira nabi. Murumva mbese wamugani ku muntu perezida w'igihugu ni amagambo akakaye cyane. Ibyo rero birangiye, burya ntabwo ibintu byabo baba barabipanze. Bamushumurije witwa Mutabazi, Apotre Mutabazi, we noneho si ukumutuka yagezeho, ndetse wanavuga ko yamukubita n'isasu mu mutwe. Ibyo ngibyo rero nibyo abantu bavuze bati se Mutabazi kugira ngo atinyuka avuge ngo ari we ngo yamukubita isasu mu mutwe akawumanyura, ati ibyo bintu ni icyaha gihanirwa n'amategeko. Reka nze mbereke ibyo abantu bagiye babivugaho. Iki kinyamakuru kiba kuri Facebook baravuga bati bashyizemo iyi video ya Apotre Mutabazi nyine igihe yibasiraga Ingabire, kuko yaravuze ngo Ingabire ngo agomba kunyura umutobo, ngo akanyura za Iwawa, ngo akanyura hehe, mbese hariya hose bajyana
abantu b'inzererezi murumva nyine ko yamushoteye by'intangarugero hanyuma ngo noneho ngo ari we ngo yamukubita n'isasu mu mutwe. Ibi rero yarabivuze murabona iki kinyamakuru harise urunana France kiravuga kiti dore aba bazaregwa neza ibyo Mugesera yarezwe kuko guhamagarira umuntu kwica umuntu ni ibintu bikomeye cyane. Ariko ahangaha icyo nshaka kuvuga ni uko uriya Jean Ruhunga utegeka RIB cyangwa se uriya Dr Murangira uhora uvuga ibya RIB ngo ni umuvugizi wa RIB, ngira ngo bahimbira horoshye, ntabwo bagombye kubahiriza itegeko uko byagenda kose, kuko uyu mugabo guhamagarira abantu kwica umuntu bagombye kumukurikirana. Niba atamukurikirana nyine ho tuzavuga ati amategeko mu Rwanda naya bamwe bayakorera kuri bamwe bakigiriza nkana ku bandi. Kabare rero n'umuntu usanga basigaye bakoresha nka pirouette bati korupya ubu ngubu urumva bari bamubwiye bati ibasira Ingabire nawe, ariko nizere ko bitazacira hariya kuko n'abari abavoka baravuze bati ntabwo byumvikana umaze kubivuga. Uriya witwa Apotre Mutabazi nawe yashodekeyeho aramutuka ndetse avuga ko azamwica, basubira mu byo bintu bya appel à la violence, guhamagarira umuntu kwica umuntu ko ari icyaha. Undi wagize icyo avuga kuri biriya bya Ingabire byo gukomeza kumwibasira no kumutuka ni Theophile Mpozembizi. Yaravuze ati if anything happens to Victoire Ingabire, the Rwandan government should be held accountable. Politics is not a crime. Ahangaha aravuga ati nihagira ikintu kiba kuri Victoire Ingabire guverinoma y'u Rwanda nizabibazwa. Akavuga ati gukora politike ntabwo ari icyaha. Hanyuma murabona ko yabibwiye abanyamerika, abibwira Human Rights Watch, ayibwira Forbidden Stories, BBC, ni byinshi. Guverinoma y'Abongereza yabwiye abantu bose. Yanakoze n'indi twiti ndende ahavuga ati attention au meurtre contre Madame Victoire Ingabire par le régime de Paul Kagame à travers son mouthpiece Apotre Mutabazi. Avuga ati bahamagariye kwica Ingabire bikoreshejwe binyuze mu muzindaro wa FPR witwa Apotre Mutabazi. Aramubwira ati bwana Mutabazi, iyo uhamagarira umuntu ngo bamwice mu bice Victoire Ingabire umwita amazina ntazi yapfuye yose, ati kubera impamvu ngo nuko atavuga rumwe n'ubutegetsi. Aravuga ati biragaragara ko ari ingoma imputuzi ya Kagame yagutumye cyangwa se ukagira ngo kurebe neza. Ati sinzi niba ubona ko uri mu cyaha, ko uri mu bintu bihanirwa n'amategeko. Murabyibuka ugira kabiri Perezida Kagame yibasiye Ingabire ubwa mbere n'igihe ari muri Unity Club, hadashize icyumweru ajya kurahiza Perezida wa Cour Supreme n'umwungirije nahagaruka kuri Ingabire. Aho hose yagiye usanga mwibasira by'intangarugero, usanga mbese ko yamushyize muri collimateur. Gushyira umuntu muri collimateur nuko ko aramwigombye muri iyi minsi by'intangarugero, ku buryo usanga arimo amufitiye imigambi yo kumurimburana n'ubutaka. Uko bigaragara agomba kuba nk'uko yavuze bashaka kumwica cyangwa se bakamujyana mu munyururu, ariko no kumujyana mu munyururu bigaragara ko bamujyanye mu munyururu batazongera gutuma asohokamo. Ni ibintu bikomeye cyane. Abasenga nimupfukame mujye ku mavi kuko urabona barimo babigereranya. Urabona rero Kagame kuba yari basingabire muri ugira kabiri Mutabazi n'ubundi nano urabona hashize iminsi mikeya nk'ubushize nawe ati reka nanjye nunge muri ryawe bwana Perezida. Murumva ko haragaho mu munwa. Ngaho rero muramuke ariko mwongere musabe Victoire Ingabire kuko ko mubona arageraniwe. Mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.